Nongeye kubasuza nshuti nziza bakunzi banjye rwose ndabakunda cyane nishimishwe no kubana namwe muri kano kanya nizere yuko mumeze neza ko nanjye meze neza niba hari bitagenda neza ukomeze kwiringira Imana kuko Imana izi ibyawe kandi irabisobanukiwe. Tugiye kuganira rero ariko mbere yuko tuganira urabanza ukore subscribe nibwo biba byiza rwose. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye, tugiye kuganira ku kintu cyatuma ukurura igitsina gabo cyangwa se ikintu cyatuma uba attractive ku bagabo. Mu by'ukuri ibi ni ibintu abantu benshi bakunze kwibeshyaho, aho usanga abagore bibeshya ku bintu bikurura abagabo muri rusange, ugasanga n'igicukurura cy'umugabo si cyo wari ukeneye gukurura, ahubwo wari ukeneye gukurura umugabo muri rusange ariko ugakurura igice kitari cyo cye ariko atari we wese. Tugiye kurebera hamwe rero icyo wakora kugira ngo ukurure umugabo muri rusange. Niba utarakora subscribe nabivuze yikore, none ngo andi mahirwe rwose kugira ngo tutazajya dutandukana gutyo gusa. Kandi niba uri mushyashya wakoze cyane, niba usanzwe uba hano ni byiza cyane, urakoze cyane kugaruka, ndabakunda. Reka dutangire topic yacu. Ibintu bikurura abagabo ni byinshi kandi biterwa n'umuntu ku giti cye icyamukurura, ariko mu by'ukuri hari ibintu biri rusange abagabo bahuriraho mu gukururwa n'abagore. Ikintu cya mbere gikurura abagabo ni ubwenge. Umugore uzi ubwenge cyangwa se umukobwa uzi ubwenge w'umunyabwenge. Iyo tuvuze ubwenge ntabwo ari ubwenge bwo mu ishuri, nta nubwo ari bwa bwenge twita ubwenge bwo mu rugo. Ni ubwenge navuga ngo bukura bujyana n'igihe. Ubwo bwenge rero kugira ngo umuntu abugereho ni uko ugomba kuba uri umuntu ukunda kunguka ibintu bishyashya mu buzima bwawe bwa buri munsi, kwiga ibintu bishyashya, gusobanuza, gusoma ibitabo. Kandi ubwenge bwawe ntabwo bugaragarira wenda mu manota wagize nk'uko nabivugaga cyangwa mu bindi bintu. Ubwenge bwawe bugaragarira hano ku munwa wawe, ibyo uvuga, uburyo witwara, uburyo usubiza, uburyo wumva, hanyuma n'uburyo ubasha kwanariza niba iki mu kinyarwanda, uburyo ubasha gusesengura ibintu wumvise cyangwa ubonye, noneho ugatanga igitekerezo cyawe. Aho ngaho umugabo ashobora kukubona akavuga ati umugore ni umunyabwenge, ahita akubonamo n'ibindi byose yabona uri umunyabwenge. Ashobora kubonamo n'ubusirimu, ashobora kubonamo nyine nk'umuntu usobanutse. Ubwenge rero burarahurwa kandi hari uburyo ubwenge ufitemo imbere bugaragarira inyuma, mu myitwarire yawe, mu myambarire yawe, mu mivugire yawe, mu mirebere, mu misubirize. Ibintu byose bikuriho bigaragaza ubwenge bwawe ufite. Akaba ariyo mpamvu rero igihe cyose umuntu aba akeneye kunguka ubwenge, akunguka ibitekerezo, ariho umuntu uzi ubwenge, umukobwa uzi ubwenge aba agomba gusoma ibitabo, aba agomba kureba filime zigisha, zifite icyo zamwigisha, cyane cyane mu bijyanye n'umubano. Uba ugomba niba uri kuri YouTube ntabwo uba uriho kureba ibiganiro bidafite icyo bimaze, ibiganiro byacitse gusa. Oya, uba ukwiriye kubaho wiga n'ibintu by'ubwenge, uburyo ugomba kwiyungura ibitekerezo bishya, uburyo ugomba kwaguka, uburyo ugomba gutera imbere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kino ni kimwe cy'ingenzi, niyo mpamvu gitinzeho, ni uko ubwenge ni kimwe mu bintu bikomeye. Kuko hari igihe umuhungu akureba akagukunda, ukamukurura arebeye inyuma physical appearance, ariko wabumbura umunwa wawe agahunga kuvuga ibintu by'ubwenge buke, uvuga ibintu by'injiji, uvuga ibintu by'ubupfapfa, akaguhunga mu kinyabupfura cyangwa nakweruriye, ariko akaguhunga. Icya kabiri rero ni ukuba umuntu yifitiye icyizere. Self confidence ni kimwe mu bintu bikurura abagabo. Umukobwa uzi icyo ashaka, umukobwa wihagazeho, umukobwa usobanutse, umukobwa wemye mu mitekerereze ye, mu mivugire ye no mu myitwarire ye, uzi imyitwarire mizima. Mwene uwo mukobwa ukabona ko yifitiye icyizere, ntabwo agera ahantu ngo yabuye ngo abure uko abigenza, ntabwo agera ahantu ngo ubona asamadutse ngo atangire gusarira abahungu, kubera kuko yifitiye icyizere.
ntabwo yaje aho ngaho gushaka abagabo. Mwene uwo muntu rero akurura abantu bamwitegereza, cyane cyane igitsina gabo, bakamwitegereza bakabona ko ari umukobwa wifitiye icyizere. Rero mwene abo bakobwa ntabwo ari abantu bagira ahantu bagasamaduka ngo bafate amaselfi, ngo bafate amafoto, ngo ari tokativu babaza byagenze bite bimeze bite. Oya, ni umuntu utuje kuko nta stress, nta bibazo, akubaza ikintu cy'ingenzi akagusubiza kandi cy'ingenzi. So rero icya gatatu ni umukobwa mwiza. Umukobwa mwiza rero buriya mu gifaransa kera tukiri abanyeshuri muri secondaire tuvuga ngo chaque belle devant celui qui l'aime, sibyo? Umuntu wese ni mwiza imbere y'umukunda. Kubera iki? Kuko ubwiza busobanuye ibintu bitandukanye ku bantu batandukanye. Hariho abantu babona ubwiza nk'igice cyo mu maso, akabona ubwiza nabwo ubwiza abona wowe waza ntububone, avuga ati wenda umukobwa wirabura, umukobwa w'inzobe, umukobwa useka neza, umukobwa ufite amaso meza, umukobwa ufite iminwa myiza. Hari n'abantu bavuga ngo iminwa myiza, umukobwa ufite mu maso harehare, umukobwa ufite mu maso hegeranye, ukabona nyine umuntu ukuntu adekiriva umuntu ashaka yita mwiza, ku buryo ubajije abantu bangahe umuntu mwiza, uwo umuntu wita mwiza ni uwuhe? Umukobwa useka neza aba ari mwiza cyane. Umuntu witwa mwiza ninde? Umukobwa ufite mu kanwa hirabura aba ari mwiza. Wowe umuntu witwa mwiza ninde? Umukobwa w'inzobe aramurura cyane, aba ari umukobwa mwiza cyane. Wowe witwa mwiza? Umukobwa wirabura ufite uruhu rwa natirere rwa karemano, ufite igikara kinyoye amata, siko babyita, kinyoye, ukumva nyine hari ukuntu umuntu adekiriva. Ugasanga rero icyo wita ubwiza biratandukanye. Hari n'umuntu uvuga ati umukobwa mwiza ni umukobwa muremure ushinguye wemye. Hari n'umuntu uvuga ati umukobwa mwiza ni umukobwa uringaniye, ni umukobwa ufite ikibuno kinini, ni umukobwa ufite amaguru meza, ni umukobwa w'amaribori. Rero hari abantu nyine ugiye kuvuga ubwiza ntabwo bavuga ngo ubwo ubwiza, uzasanga ubwiza abantu banashakisha atari bwo abantu bose bahuriyeho. Hari abantu baba bafite imyumvire itandukanye ku bwiza. Rero ubwo ubwiza bizagusaba kubanza kumenya umuntu ushaka gukurura uwo ari we, umuntu ushaka kwatarakitinga uwo ari we. Ubanza umenye ngo icyo yita mwiza ni iki, niba ari ubwiza koko bumukurura, icyo yita mwiza ni iki. Ikindi ni umukobwa wambara neza. Umukobwa wambara neza cyane cyane umukobwa mu by'ukuri abantu kwambara neza, iyo ubajije nk'umuntu wubatse urugo icyo yita kwambara neza ni ukwambara ibintu birebire cyangwa bihishe ingingo zawe. Iyo ubajije umusore kwambara neza, iyo mudakundana avuga ko kwambara neza ari ukwambara ibintu bigaragaza nyine ikimero cyawe, uko uteye. Ntabwo c'est pas nécessairement ko ari bigufi, ahubwo ibintu bishepinze shepu yawe nyine, ku buryo arababona ko uteye nk'igisabo cyangwa uteye nk'icupa rya Coca-Cola, cyangwa uteye nk'icupa ricuritse, ibintu nk'ibyo. Nibyo da. Ariko nanone impamvu ni uko haba harimo protection cyangwa se kurinda amarangamutima ye, cyangwa kurinda ko niba ari umukunzi we bamwiba, cyangwa niba ari umugore we bamutereta. Ugasanga nyine we icyo yita kwambara neza biratandukanye. Ariko muri rusange ubundi kwambara neza ni ukuberwa. Hari umuntu ashobora kwambara imyenda myiza inahenze ariko ntaberwe n'iyo myenda bitewe n'imiterere y'umubiri we, kuko imiterere y'umubiri we itajyanye n'iyo myenda. Buriya umuntu aba agomba kwambara bijyanye na taye ye, akamenya taye ye, akamenya n'uburyo ayambika. So rero ibyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nabyo hari abantu bakurura umukobwa ukurura abahungu bitewe n'uko yambara, kuko yambara afite test in fashion, kubera ko yambara ibijyanye n'igihe ariko nanone ziyubashye z'ibisirimu.
mvuze byiyubashye ntabwo ari ukuvuga ibintu birebire, ntabwo ari ukuvuga ibintu bigufiya se, ntabwo ari ukuvuga ibintu runaka, ahubwo ni ibijyanye n'aho ari. Umukobwa umenya ngo niba ngiye muri office ndambara nka office, niba ngiye muri church ndambara nk'umuntu ugiye muri church, niba ngiye mu gusohoka ngiye out n'abafite banjye ngomba kwambara nk'umuntu ugiye out. Ukaba ufite agatest in fashion, niba ari muri weekend ndambara ibi, niba ari mu mibyizi ndambara ibi. Ubwo rero iyo ibyo bintu utabizi usanga unyuranye ibintu abantu bakabona kujagaraye mu mutwe. Abagabo rero ibyo bintu barabireba, bazi kubireba. Hari abantu bazi ko kwambara neza ari kwambara inkweto nziza, cyane cyane abagabo. We akaba areba inkweto tudaboro, cyangwa akaba areba imisatsi, avuga ati umukobwa mwiza ni umukobwa ufite imisatsi myiza. Ikindi kintu abagabo barebaho ni umuntu ufite icyerekezo, umuntu ufite vision, umuntu ufite intego y'ubuzima, umuntu ufite ibitekerezo byo kwiteza imbere no gutera imbere, umuntu ufite ibitekerezo byo gukora utari umunebwe, umuntu ufite inama nziza, umuntu ufite icyo agurisha. Yumvuze icyo agurisha ntabwo ari umubiri we. Umuntu ufite serivisi agurisha, umuntu ufite produit agurisha, umuntu ushobora gutekereza ikintu ko cyavamo ikindi, umuntu ushobora gukuraho ibitekerezo bizima. Umuntu ufite umubazo uti umeze ute ejo mu myaka 2 iri imbere, ndakubona hehe, akaba afite vision y'ejo he hazaza, atari ukuvuga ngo ndaho gusa ndaho. Uwo muntu umugabo aramukurura rwose ku buryo mwene abantu abagabo banashaka no kubashyira mu mago. So rero ugomba kugira icyerekezo cy'ubuzima, byose bigaruka kuri bwa bwenge twabonye, ya wisdom, ya knowledge, ya intelligence. Ugomba kuba uri umuntu usobanutse, umuntu uzi ubwenge, umuntu uzi icyo gukora, umuntu uzi icyo ashaka, umuntu ufite ejo hazaza heza kandi wahateguye, ndetse uharanira no kugera ku byo yateguye. Ikindi ni umuntu ufite karagita buriya nabyita iki, ni umukobwa ubasha gushyiraho imbibi, akavuga ati no ibintu bihagarariye ahangaha biri limite gutya. Ni umukobwa ubasha kuvuga no akayihagararaho, akayivuga azi icyo avuze, mbese akaba azi gutandukanya no na yes. Atari wa wundi uvuga no mu kanya akaba avuze, cyangwa se akavuga no kandi avuze yes. Murabizi abatipe bajya babivuga. Icyo gihe rwose umutipe wagucishijemo ijisho ikintu icyo ari cyo cyose waba ufite. Ni umukobwa uzi imbibi ze, akamenya no kuvuga ngo hagarukira mu bintu byose. Umuntu ufite karagita ni umuntu navuga mu kinyarwanda cyiza ngo ni umuntu ugira amahane, ariko ntabwo ari umuntu ugira amahane ko mutere. Ni umuntu uzi kwiyoroganiza, ni umuntu udakunda abantu bamumenyera, ni umuntu utamenyera uko wiboneye, ni umuntu utasuzugura uko wiboneye. Nk'uko nababwiye mwene abakobwa bafite vision, abazi icyo ashaka. Ni umuntu ushobora gushyira abandi muri sosiyete akabashyira ku murongo, ashobora kugufasha akoresheje n'amahane, cyangwa se ni umuntu mbese utapfa gutembanwa n'ibitemba ngo umwerekeze aho ushaka, ngo umuyobore mu byo ushaka, cyangwa se umukoreshe ibyo ushaka kubera yuko ari umukobwa. ni umuntu ubuze icyo ashaka, ni umuntu usobanutse, ni umuntu uzi imbibi ze, akaba abasha no gushyiraho imbibi zimuporoteje. Umuntu utagira uruzitiro arinjirirwa, abajura, ibisambo, abagome, abicanyi barakwinjira. Ariko iyo ubasha gushyiraho uruzitiro mu buzima bwawe, ukabasha gushyiraho uruzitiro mu mitekerereze yawe, mu byo wakira byinjira mu mutima wawe, icyo gihe uba uri woman with character. Ikindi ni umuntu wubaha. Abagabo bakunda icyubahiro, abagabo bakunda icyubahiro, nubwo wenda icyubahiro kidasobanuye uburyo bumwe ku bantu batandukanye, ariko umuntu uba ugomba kumenya uburyo kumwubaha. Icyo yita kunyubaha ni igiki, kugira ngo umenye uburyo umwubaha. Ariko ubundi abagabo bakunda icyubahiro. Umukobwa rero ubasha kubaha igitsina gabo, by the way nta nubwo ari igitsina gabo gusa, umukobwa wubaha muri rusange. Ukaba ushobora kubaha ababyeyi, ukaba ushobora kubaha abaturanyi, ukaba ushobora kubaha inshuti, ariko ntutume barenga za mbibi washyizeho, ntibakumenyere. Umukobwa cyangwa se umudamu ubasha kumva ko azi kwiporoteja,
ariko kwiporoteja kwe ntibibangamire icyubahiro agomba guha abandi. Uwo muntu ni umuntu ukurura abagabo, ni umuntu abagabo bishimira, kubera ko abagabo bakunda icyubahiro, n'Imana yarakibahaye, n'Imana yarabidusabye ko tugomba kukibaha. Baragikunda rero, biri mu maraso no mu misokoro. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngewe menya ko umugore wanjye anyubashye kubera ko mvuga ntasubize, ngewe menya ko umukunzi wanjye anyubashye kubera ko wenda ntekeye, ngewe menya ko umukunzi wanjye anyubashye kubera yuko yakira imyanzuro nafashe yose. Rero sinkunda umuntu uvugiramo, cyangwa se menya ko yanyubashye kubera ko yansubije ibyo namubajije, ntabwo yanjindiranye. Ubwo rero uvuga ngo biterwa n'icyo umuntu yita icyubahiro, bigusaba nabyo kwiga wa muntu. Hanyuma wamara kumwiga, niba ari umuntu ushaka kugutereta, niba ari umuntu se mukundana, ukareba niba yaragukunze, ukareba niba icyubahiro ari cyo kintu kimukurura cyane, kandi ukamenya uburyo umwubahamo bikamushimisha. Icyo gihe rwose biroroha cyane. Rero icyubahiro ni ikintu cy'ingenzi ku gitsina gabo. Niyo mpamvu iyo ubasha kubaha igitsina gabo, nta mugabo wagucika, nta muhungu washaka wakwanga, nta muntu wakwanga, umuntu wese aba akurwanira. Ikindi, abagabo bakunda umugore ufite icyo bita femininite. Femininite ni nko kuvuga ngo imiterere ya kigore, characteristics za kigore, cyangwa se inner character. Harimo kubaha, twabivuze, harimo gutuza, harimo gucisha make, harimo imyambarire, kwambara nk'igitsina gore, apana guhora wambaye boyish cyangwa ibintu by'abahungu bigaragaza, bigusanisha n'igitsina gabo. Harimo imivugire, umugore cyangwa se umukobwa muzima ufite imico ya kigore cyangwa ya gender y'abagore, agomba kuba avuga make, agomba kuba ari umuntu uvuga adafite intambara mu mivugire ye, atuje, kandi abasha kwihangana. No kwihangana nabyo ni kimwe muri characteristics zigize umugore. So rero mwe n'abo bagore bafite characteristics za kigore, zikurura abagabo cyane, ku buryo byoroshye ko umugabo wakubonye iyo mico avuga ati uriya mukobwa ngomba kumushyira mu mago, kubera yuko ni umudamu, azandekera icyubahiro cyanjye cya kigabo, azankunda kigabo, nako azankunda kigore, azankunda nk'umugabo, ntabwo azankunda nk'uko umugabo yakunda umugore. So rero abazi ko icyubahiro cye ukimubikiye, abazi ko uzitwara neza, abazi ko uzamubera umugore mwiza umubereye. Bibiliya iravuga ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza, kandi abona imigisha iva ku Mana. So rero uvuga ngo iyo akubonye akubonamo umugisha. Rero umugore utameze nk'abagabo nawe ni mwiza cyane. Umugabo aramukunda, akurura abagabo. Ikindi ni umugore utinya Imana, kubera yuko umugabo wese, buriya umugabo yaguca inyuma ariko ntiyakwifuza kumuca inyuma, ariko iyo azi ko utinya Imana aba azi ko udashobora kumuca inyuma. Ibyo ntabwo ariko kuri bundi mu busanzwe. Bibiliya iravuga ngo umuntu ni mubi by'iteka ryose, kandi ibyo umutima we wibwira ni kubi gusa kugeza iteka ryose. Ntabwo rero Bibiliya ibeshya. Umuntu wese ashobora gukora icyaha icyo ari cyo cyose, igihe cyose bibaye ngombwa. Ntihazagire umuntu ukubeshya. Niba utarica umuntu, ni uko utarabona okaziyo, ni uko nta mpamvu yari yabaho ituma wica umuntu. Ushobora kwica umuntu, uretse ko Bibiliya ivuga ngo n'ututse mugenzi we ngo ni igicucu baba mwishe. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, ntabwo ari uguca intege abantu wenda bubaha Imana. Kubaha Imana ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu, gukunda Imana ni ikintu cy'ingenzi, ariko noneho ugomba kumenya ko iyo ukunda Imana, abantu babizi bya attracting abagabo, ko baba bazi ko uri umugore uzi ubwenge, kuko kubaha Imana bizana ubwenge,
no kwitinya bizana kujijuka. Ikindi kandi baba bazi ko uzabaha icyubahiro, kuko baba bazi ko abazi kuzagendera kuri rya jambo ryo muri Bibiliya ngo umugore yubaha umugabo. Ikindi nanone abazi ko ufite characteristics ya femininity, kuko Bibiliya irabitegeka. Rero umuntu wubaha Imana nayo ngira ngo imusiga ubwiza bukurura igitsina gabo. Rero ikindi cya nyuma ni uko wenda nagaruka ku ngingo ya mbere navuzeho, kugira ubwenge ni iki? Ubwenge ni iki? Ubundi ubwenge ni ukuba ubasha gukemura ibibazo byavutse, ubasha kubishakira ibisubizo. Kugira ubwenge ni ukuba uri umuntu ubasha kwiga ubwenge bushya nyine ukanabugumana kandi ukanabukoresha mu buzima bwa buri munsi. So rero ntatinze mu magambo, ibintu byakurura abagabo ni byinshi, ariko hari n'ikindi cy'ingenzi nacyo wenda abagabo bakunze kurebaho, ari nacyo gikunze kubaho cyane, ni ukugira ubwiza bukurura abagabo sexually. Ngo umugabo akakubona akaba yavuga mu ijambo rimwe, uriya mugore yaba aryoshye, ugasanga ibyo bintu byakurura umugabo. Gusa ibyo ngibyo ntabwo biramba kubera ko nyuma yo kukurunguruka, nyuma yo kukureba, birangira hari ukuntu ibyo nyine abirengeje amaso. Navuga ngo behind that cyangwa over that akareba izindi characteristic zimwe muri za zindi twarebye. So rero niyo mpamvu ni ikintu cy'ingenzi cyane kumenya ubwenge, ni ikintu cy'ingenzi cyane kugaragara neza. Yes, ni ikintu cy'ingenzi cyane gutegura cyangwa se gutoza ubwonko bwawe, umutima wawe inyuma, ubwiza bwawe bukaba bushingiye ku bwenge cyane cyane. Kuko iyo ubwiza bwawe bushingiye ku bwenge, cyangwa se iyo intwaro ukoresha yo gukurura igitsina gabo ari ubwenge, birakorohera cyane, kuko n'ibindi byose ubasha kubigeraho. Niba ari ubwiza urashobora kubushaka bitewe n'uko twabivuze, ubwiza buboneka. Niba ari artificiel ashaka, uraba uhize ubwenge ubasha kuyishaka. Niba kandi ari ubwiza buri naturel, of course ubu bufite ukabukwiga kubumaintaininga. Niyo mpamvu umugore yagomba kwiyitaho, agasa neza, akagaragara neza igihe cyose. Murakoze cyane kandi rero ndabashimiye kuko mwarebye video ikaba igeze ku musozo. Ndabashimiye kandi nanone ko mwahisemo kubana nanjye muri kano kanya no kwiga ubumenyi mba nabashije kubasangiza. Ni iby'agaciro cyane. Niba utarakora subscribe, nizere ko iyi video igufashije gufata umwanzuro ukaba ukoze subscribe. Kandi ndabashimiye cyane rwose ko mudahwema gukora subscribe. Ndabakunda cyane, mukomeze kuryoherwa. Bye bye.